Ndabasuhuje, nitwa Mafiyeri Original. Urukundo cyase narwita mayibobo cyangwa inzererezi. Yego nibyo wabyumvise neza. Urukundo cyaka nshobora kurwita mayibobo, marine cyangwa inzererezi cyangwa n'undi muntu wananiranye. Dore impamvu nshobora kwita urukundo mayibobo cyangwa inzererezi cyangwa se ikindi kintu cyananiranye. Dore impamvu ya mbere. Urukundo ntirugira umupaka. Uyu munsi ukunda umuntu ukamukunda byo gupfa, ukumva umubuze ntiwabaho, ariko bigahinduka ejo ugakunda undi. Ibyo rero nibyo tujya kumvira hamwe muri kino kiganiro. Iki kiganiro kitwamenya ko ugitegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Mafiyeri Original. Nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Gikopra TV. Ukibona iyi video ntugere udakoze subscribe. Urukundo ni akajambo gato kagizwe n'inyuguti ntoya cyane ariko gasobanuye ikintu kinini. Iyo umuntu yagukunze ntacyo atakora. Ariko se ni ukubera iki? Iyo urukundo rumaze kukugiraho ingaruka utangira kwicuza ndetse ukumva warayobye ibintu wakoze bitabaho. Dore impamvu ya mbere. Abantu benshi bakunze gushaka abadamu cyangwa abagore babageza mu mago bakabona baribeshye. Ese byaba biterwa n'icyo ubundi kugira ngo umugore washatse umukunze kandi umuhisemo mu bandi utangire kumubona nk'aho wibeshye kandi mu by'ukuri agukunda? Ase ubundi urukundo warupimisha ijisho? Wabwirwa n'iki ko umuntu agukunda? Dore ikintu cya mbere kizagaragaza ko umuntu atagukunda cyangwa se atakwishimiye. Tugiye guhera ku rukundo rusanzwe, tureke urukundo rw'abantu bakundana bagamije kubana. Urukundo rusanzwe ikintu kizakubwira ko umuntu akwitayeho ndetse anagukunze biroroshye cyane ku buryo nawe ubwawe ushobora kubimenya. Dore ikintu cya mbere, uyu muntu akwitaho ntashobora kumara igihe byibuze kigera ku minsi 2 n'amasaha 12 atakumvishije cyangwa atumvishe ijwi ryawe. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, umuntu ugukunda akunda kukugira inama aho biri ngombwa yewe naho bitari ngombwa. Umuntu ugukunda akugira inama nzima, ntabwo ajya kugira inama zishobora kukuyobya. Ikintu cya kabiri, umuntu ugukunda ntacyo aguhisha, akubwira byose ntacyo anyuze ku ruhande. Yego ntago yakubikubwira byose ngo abikubwire, ariko uko agenda kwiyumvamo arushaho kugenda akubwira byinshi. Muri izo nama zose akugira ntago ajya yifuza ko uri mu byago. Iyo uri mu byago ukamwitabaza aragutabara, ariko uko siko bigenda ku muntu utagukunda. Kuko iyo umuntu atagukunda ukamwitabaza aho kugira ngo agutabare, ahubwo arakwihora akavuga ati siwe wabona, akarenzaho ibyo mwavuganye akabijyana mu bandi, aribyo bita gutwara amagambo. Reka twigarukire ku rukundo rw'abakundana bashaka kuzabana. Ikintu cya mbere, umuntu ugukunda ntacyo aguhisha, akubwira byose kandi ntashobora kumara byibuza igihe kigeze ku minsi 7 n'amasaha 12 n'amasegonda 2 atakubwiye cyangwa se atumvishe ijwi ryawe. Igihe cyose muganira wumva yabuze icyo avuga, kandi mu by'ukuri amagambo ari menshi. Rimwe na rimwe iyo yateguye ibintu byo kukubwira ntabwo ari ibyo avuga, ahubwo arahindukira akivugira ibindi bitandukanye n'ibyo yatekerezaga. Rimwe na rimwe hari n'ubwo ategwa akavuga amagambo atatekerejeho. Niko bigenda rero, ariko siko bose babibona, ahubwo hari ababibona ukundi kuntu bagatangira kubifata nabi, cyane cyane iyo umuntu atagukunda. Iyo umuntu atagukunda icyo uvuze cyose ntabwo agiha agaciro, ahubwo atangira kubona ko wayobye. Icyo gihe rero garukira aho ngaho. Nk'uko nabivuze rero ngo urukundo ni marine. Nukunda umuntu ntuzamukunde byo gupfa ngo umwimariremo cyane, kandi nunanga umuntu ntuzamwanga urunuka. Kuko uyu munsi uwo mukundana ashobora kuba umwanzi wawe, hanyuma mwari umwanzi byo gupfa akaba inshuti yawe. Urukundo rero ntirugira umupaka, nta muntu kamara ku buzima bwawe. Ntuzagire uharira ubuzima bwawe, ahubwo niwe wo kubucunga. Ntadushore ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro kitwamenya ko